Ese wari uzi ko igihe wacumuye akenshi ari bwo Satani agufatirana atangira guteza ubwoba bw'uwo mutima, ikindi kandi akoresha uburyo bwinshi butandukanye akwereka uburyo Imana ikurakariye, itakwitayeho, itakumva, mbese ugatangira kumva ko uhejwe imbere y'Imana. Nibwo usanga wabwiye mu buriganya bw'umwanzi, ni uko guhunga icyaha ugatangira guhunga Imana. Ibi ni ibintu wakora kugira ngo ugarure ubusabane bwawe n'Imana aho kuyihunga. Gendera ku bintu byose ukora bigatuma umutima wawe uhunga Imana. Akenshi iyo umuntu aguye mu cyaha cy'ubusambanyi, ubujura, ubugambanyi, ubwicanyi ndetse n'ibindi, yumva ko yakoze icyaha gikomeye Imana itamubabarira, ariko ibi siko biri. Igihe cyose wumva umutima waguciye urubanza, ntukwiye kunangira, ahubwo hunga uve mu buriganya bw'umwanzi, kuko icyo Imana yishimira ni umutima uciye bugufi kandi umenetse. Guhunga icyaha nta kundi, ni ukwihana umaramaje kandi ukizera ko Imana yakubabariye, ikindi ugatandukana n'inzira zaguhuzaga n'ibyo byose, ugatangira kubaho mu buzima buyobowe n'ijambo ry'Imana. Ezekiyeli 3:11 bwira Abisirayeli uti nahiye ubugingo bwanjye, niko Uwiteka avuga, sinezerwa urupfu rw'umunyabyaha, ahubwo nishimira ko umunyabyaha ahindukira akaba mu gisozi mbi akabaho. Iri jambo ritwereka ko Imana itanga umunyabyaha ahubwo yanga icyaha. Icya kabiri ni ugusenga. Iyo ushaka kugira umubano mwiza hagati yawe n'Imana, kwitoza kubaho mu buzima bw'amasengesho. Ibi ntibivuze guhagarika ibyo dukora cyangwa se akazi kacu ngo tubeho dusenga gusa, ahubwo dukwiye kwitoza kubaho dukora, ariko akazi kacu ntikabe ikigirwamana imbere y'Imana, cyangwa se ngo kabe impamvu duhoza imbere y'Imana. Byashobora ko wafata iminota mike ku munsi ukerera n'Imana, ugasenga, ugasoma ijambo ry'Imana, umutima wawe ukabohoka. Bya iminota 10, 5, 15 cyangwa se iyo wumva wowe ushobojwe, kuko ibi bituma umutima wawe ubohokera Imana, kandi mu masengesho niho dukura imbaraga zo kunesha umubi kandi tukabaho mu rukundo rw'Imana. Matayo 26:41. Mube maso musenge mutajya mu moshya, umutima niwo ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Iri jambo ritwigisha ko gusenga ari imbaraga z'ubutsinzi. Byashoboka ko kano kanya mva umutima wawe wahunze Imana bitewe n'igiye gucamo cyangwa se waciyemo. Fata akanya watura ibyo byose bikuruhije, ubyature imbere y'Imana, Imana irakubabarira. Ikindi utangiye witoze kubaho mu buzima bw'amasengesho. Abatesalonike ba mbere 5:17 haravuga ngo musenge ubudasiba. Niba iyi video igufashije, andika muri comment uti Mana mpa imbaraga zo kunesha. Ni Kigali Worship, Imana ibahe umugisha.